University of Rwanda yamaze gutangaza ibisubizo ku banyeshuri basoje mu mwaka wa 2025 bakaba barakoze application mu byumweru bingahe bishize. So waba warabaye admitted waba warabaye not admitted, hari abamaze kumenya ibisubizo byabo ubu tuvugana, ariko hari n'abatarabimenya. Hano hari amakuru y'ingenzi akubiyemo ngiye kubasangiza. Reka mbabwire incamake ibyo ngiye kubagarukiraho. Nukuvuga ngo wowe wabaye admitted uri kwibaza ati se harakurikiraho iki, wabaye not admitted nawe ari kwibaza ati se ko mbaye not admitted ese haramutse harabayemo ikosa ariko rikaba riri kuri side yabo aribo bacekinze nabi, cyangwa se harabayemo kwibeshya na ndekarama gute, se byagenda biti. Hari uburyo ushobora gukurikiza. Hanyuma nanone niba warabaye not admitted bigendewe n'amanota yagendeweho, so amanota yagendeweho yatangajwe byose babivuze. So amanota yagendeweho yose ugomba kuyamenya neza kugira ngo ube sure yuko niba wabaye not admitted biri guhura koko n'amanota bafatiyeho ugasanga uri munsi yayo. Nusanga uri munsi yayo nyine bwo biraba biri okay, nta kibazo kindi kiba kirimo. Ariko nusanga condition wari uzujuje, hagomba kubaho gukora reclamation. Ubwo rero ku munyeshuri wasanze ariko bimeze koko ari munsi y'amanota bafatiyeho, hari ibyo ashobora kuba yakwitega muri iyi video. Hari ama opportunities yandatandukanye adasaba ibintu bikomeye, byoroshye cyane rwose ushobora kuba wasaba uyu munsi yo kwiga muri university. Hari izindi universities ziri gutanga scholarships zonda zigarukaho kugira ngo mwese mugende mugerageze ayo mahirwe, kandi nta kiguzi na kimwe kindi gisabwa nkuko URM yenda ushobora kwishyura application fee. Yo ni for free, urapplyinga neza ibintu byawe ugategereza igihe bagusubiza, kandi ho ntabwo bafatira ku manota menshi. Jya bibaho ko bamwe bataba selected muri University of Rwanda ariko wasaba muri izo universities zindi ukaba waba selected. Hanyuma ku banyeshuri babaye admitted muri kwibaza ngo ese iyo maze kuba admitted nkahabwa admission letter hakurikiraho iki, ibyo nabyo ndaje bigarukeho. Hari n'abari kwibaza ngo nge nabaye admitted kandi nakoze application muri programs zifatwa na Mastercard, kandi bamaye admission letter muri program ya Mastercard, kandi Mastercard ntago turamenya ngo bimeze bitabakeneye amakuru agendanye na green card nayo ndayagarukaho. So icyo usabwa wowe nukubana nanjye muri iyi video. Niba uri mushya kuri uru rubuga, nge nitwa Mysterize, kandi ikintu ugomba kuzirikana, kanda kuri subscribe kugira ngo wiyandikishe mu banyamuryango ba Early Scholars. Ubu amakuru nk'aya ngaya y'ingenzi arebana na scholarships, job opportunities niyo tubagezaho gusa. Abantu basanzwe badukurikira mwebwe murabizi. Ikindi nibagirwe gukanda kuri like kugira ngo utwereke ko ibintu byacu cyangwa se video turi kubagezaho wayishimiye. Ikindi ugize n'igitekerezo ushobora kujya muri comment section ukagira ute ukaba watwandikira. Iyi link niyo buri munyeshuri wese anyuraho akareba ibisubizo. Dore reka nyifungure ubirebe. Dore uraza hano ushyiremo student number yawe, numara kuyishyiramo ukore kuri check status. Barata bakubwira ngo ese bimeze gute, uri admitted cyangwa uri not admitted. Hanyuma ku banyeshuri babaye not admitted, mbere na mbere kambanze mbafashe kubona ubusobanuro burambuye. Hano tubanze tunyure ngo tumenye ngo ese bafatiye ku manota angahe, kugira ngo umenye ngo se ninakenera kureklama, ninkenera gukora claim ndaclaiminga ndi kugendera kuki, nshingiye kuki. Nkuko muri kubibona hano kuri website ya University of Rwanda, admission criteria ngizi hano. So kuri admission criteria urareba hano kuri izi za batch 2. Well, batch 1 ni za admission criteria bagendeyeho ku bantu basoje 2024. Hanyuma ku bantu basoje 2025 urakirika hanga. Numara kwakirika uraza guhita ubona kuri screen yawe ama admission criteria aba download. Singiyi ubwo ari ngiyi hano. Reka nyifungure tuyirebere hano. Navuga ngo nkimara kuyifungura ndabanza mbanyuriremo babwete ese ko bafatiye kuri aya manota muri iyi programu, ku buryo nyine uraza ku confusion zose wari ufite ziraza kugenda zigira gute zishira. Reka tugende turebere hamwe. Twagiye kuntu bigenza ni gute. Hano muri CMHS ni kuvuga ngo niba wara applyinze muri izi programs uri kubona hano kuri iyi screen, ndizera muri kuzibona izi programs zigeze kuri 20 ziri ku rutonde 17 muri kubona hano bwa mbere na mbere. Izi bafatiye ku manota 83
guhera kuri porogaramu ya mbere 88, ni ukuvuga ngo porogaramu make hano amanota make bafatiyeho ni amanota 83 n'ibice, niyo manota make bafatiyeho. Ndetse hano hakaba hari na cut off kuba internationals, ubwo abandi bose basigaye hano iyi range muri kubona hano niyo manota bafatiyeho kuri izi programs ku bantu basabye muri CMHS. Niba warasabye imwe muri izi programs, aya manota niyo wagakwiye kuba nibura ufite amake muri yo 83 n'ibice baspecifyinze hariya. Hanyuma n'izindi colleges, ubwo hano ni college ya medicine, college ya science and technology ngiyi hano, reka nyi choosing hanyuma mbereke nayo ngo ese byagenze gute. College ya science and technology amanota bafatiyeho nayo mbere na mbere hano hari programs abanyeshuri bajya basaba kwiga, dore ngaya hano murayabona. Hanyuma amanota nayo ari ku side n'ibyo abanyeshuri bagombaga kuba baragiye biga. Niba warize ibi biri ku side ukaba warasabye imwe muri izi programs, amanota afatizo dore ngaya hano, amanota make nabwo bafatiyeho hano muri izi programs nkuko muri kubibona ngenzi nyuramo. Amanota make na amanota 75 niyo manota bagize gute bafatiyeho, muri kubibona. Rizera ko ibintu byose biri kugenda bigira gute bigaragara no kuba internationals, hari tab ya internationals hano. Nizere ko ibintu bisobanutse, nta bantu bagiye bafitemo ibibazo byo kuvuga ngo amanota nasabye ibi ariko sindi kubona amanota bafatiyeho. Hari na college hano ya veterinary, nazo muri kubona ko abasabye ibyo kwiga muri izi colleges amanota afatizo ngaya hano 75 niyo manota make. Hakaba hari na college ya business and economics, murabona hano naho amanota makeya na amanota 75. Hanyuma kuri college ya agriculture nabwo hano murabona ko amanota afatizo make ugendeye kuri criteria bagendeyeho, amanota afatizo make hano na amanota 79. Mwumva ko ugereranyije n'umwaka ushize bitewe n'imitsindire n'urwego rw'imitsindire abanyeshuri batsinzeho muri uyu mwaka, habayemo kuba habamo kongera amanota yo gufatiraho. Hanyuma muri college ya agronomy ndetse n'izindi option muri kubona amahangaha, no kuvuga ngo harimo amanota fatizo amake ya 75 nibura. Murabona ko byagiye bihinduka nyine, kuko murumva University of Rwanda yazanye izi programs izitanga mu gihe kidasanzwe, nyine ikora ibintu bitari bisanzweho. Abantu nyine bitewe n'ikigero bagiye batsindiraho baratanga ama options, baraselectinga. Murumva ko amanota bafatiyeho namwe nyine ngaya hano nyashyize ku mugaragaro murayabonye. Hanyuma ikindi kintu gikurikiyeho ni iki: nyuma yo kumenya aya manota ugomba kumenya ngo ese amanota bagendeyeho genda yafite. Niba utayafite rero ikintu uhita ukurikizaho no kumenya ngo ese ni zindi opportunity nge nagerageza. Abantu dusanzwe tubana murabizi, sanzwe tubagezaho izi scholarship opportunities zitandukanye muri groupe, nabwo njya mbasangiza izo opportunities. Umuntu ushaka kwiyapurangira link rwose ushaka kuyisaba nta kibazo tukayiguhereza ukiyapurangira neza nta kibazo kibayemo. Ntugire impungenge zo kuvuga ngo ese nguko nta mafaranga mfite. Niba udafite amafaranga, hari application zitari gusaba application shi nkuko yenda wayitanze muri University of Rwanda akavuga ati sinakurwa mbivamo ibintu byo kugenda ntanga amafaranga, kandi application nizigenda neza. Ikintu usabwa no kugura internet yo kugira ngo ube wakwikorera application. Reka listing ama colleges ndetse n'ama university ari gutanga scholarship, muze kugira gute kugerageza amahirwe yanyu. Hari abasanze kuri iyi liste nyine amanota yabo byabaye ibibazo yabagonze. So Kepler College nayigarutseho, muze kureba video nakoze. Hari video nakoze ubushize nivuga kuri Kepler College ibisabwa kugira ngo applying ndetse n'uburyo ushobora gukora account uka-applying. Iyo video, iyo Kepler College abantu ikeneye nabona nabavuze, mwihutire kuyireba. Application ziracyafunguye, amahirwe yanyu muyagerageze naho
mwa applying. Ikindi hari indi college, hari indi university, hari African Leadership University. African Leadership University application nabwo arakomeje kuri Initeke ziri imbere muri uyu mwaka wa 2023. So nimucikanwe n'amahirwe nabwo. Application ku bantu bujije ibisabwa yo yenda sinigeze nkoraho video ibivuga mu buryo burambuye, ariko irahari rwose kandi nayo ni imwe muri institution cyangwa se university nziza cyane kandi zitanga scholarship. So iyo nayo nibacike, mugende mugerageza amahirwe. Ndaza kubakorera n'izindi opportunities ndetse n'izindi, hari n'izindi zigenda zifungura bikarangira zibacitse bamwe, kuko mushobora kuba mwari mwiringiye ko mugiye kuba admitted muri UR, ariko ntago UR yafata abanyeshuri bose baba bagiye bakora application. So hari university ya Ines Ruhengeri nayo yigitanga ama scholarship ku bufatanye na Chance International, nkuko no muri Kepler n'ubundi ari ku bufatanye na Chance International. Ubwo n'izindi za Kibogora Polytechnic ndetse n'izindi yenda hari zatanzwe muri field y'ibintu bijyanye n'ubuganga. Haraba abahise bazikora ndetse hari n'abatarahise bazikora, ariko bitewe na condition y'uko babonye batamitinga na criteria. Ikintu cyambere ugomba gukora no kubanza kumenya ngo ese ngiye nimba ngiye ku applying muri iyi university, ese bari gutanga scholarship, ese nujuje criteria, nujuje ibisabwa, nujuje ibyo bari kugenderaho, nimba byujuje niki kiri kukubuza ku applying. Ikintu usabwa n'ubwo tugira ute ukora application kugira ngo nawe ube wabona scholarship yo kwiga muri university. Bigufashe kugira ute kuzamura urwego rwawe, ube wabona akazi, bigufashe kuba wahindura imibereho yawe yahinduka, ndetse ukagira n'ikindi umurira society. So ubwo no kuvuga ngo ndizera ibintu bisobanutse hanga. Abanyeshuri bahagiye babaza ibigendanye na Mastercard, ababaye admitted muri programs zimwe z'aba sponsored na Mastercard ntagira renza iki cyumweru kiri imbere itarabasubiza. No kuvuga ngo baracyari gukora ku ma application yanyu bayagenzura, ariko ibisubizo byanyu ni vuba, ntago biraza gutinda, ntago biraza kurambirana, kubera yuko nkuko biteganyijwe yuko muzatangira muri kwezi kwa 10 mu matariki 20 nangahe. Niyo mpamvu ibintu byose bigomba kuba byabagiye ku murongo bigasobanuka. So ibindi bibazo byose icyo utasobanukiwe urajya muri comment section. Hanyuma ku muntu wasanze yari afite amanota we akavuga ati byagenze gute, ashobora gukora crème, ashobora kurekarama ati ngiye ibisabwa nari mbyujuje ariko sinzi ikibazo cyabayemo. Ubwo ikintu ukora, nimero zabo zirahari kuri website yabo UR web support staff, hari abarahari kuri support, no kuvuga ngo kuri website biriho. Ikintu wamenya kindi ni ukuvuga ngo kanze mbanze bagere kuri website ho gato, ariko aho mwanyuze tujya gukora ama applications, aho wanyuze ujya gukora application n'ubundi niho biba biri, niho ama staff ama contact ari. Kumuntu uri bugira ikibazo cyo ko atahita yabona, aragira gute, arandika no muri comment section, dore ngibi hano turi ku website ngiyi. Hanyuma reka nze banze zigereho kugira ngo buri wese bize kumworohera. Uraza kuza hano, dore ngizi contact kanzi displaying kugira ngo ubasha kuzandika n'ikaramu ye ahita azandika. Dore ngizi nimero z'aba registry ba UR ngizi. So I hope ko mwese ibisubizo by'ibibazo muri kwibaza n'ibindi mwibaza byose ngerageje kubibasubiriza. Icyo musabwa no gukomeza kubana natwe ku ma opportunities atandukanye ngiye gukomeza mbasangiza muri iyi minsi. No kuvuga ngo hari abatari bubone ama scholarship bakaba babona na job. So stay touch. Imana ibane namwe aho muherereye hose.